itsinda rya Urban Boyz tuvuze ko rikomeye ntago twaba tubeshye. Bafite album 6 ndetse nabo bahanzi batwaye miliyoni 24 zose zahawe abegukanye igikombe cya Primus Guma Guma Superstar muri 2016. Ariko bigeze ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 muri 2017 baratandukanye. Byari bitangaje cyane ukuntu aba basore bari bagize itsinda rya Urban Boyz bari bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bafite ibyo baririye imyaka igera ku 10 ariko bagahita batandukana. Ikiza gihari bongeye kugaruka. Bagarukanye iki, bagiye gukora iki? Nibyo abantu benshi bari kwibaza baba mu isi y'imyidagaduro. Ubwo n'abakunzi b'umuziki ndetse n'abasanzwe bakurikirana ibya showbiz. Nitwa Elize, reka tuganire kuri aba bahanzi. Itsinda rya Urban Boyz ryatangiye umuziki muri 2007, ryatangirijwe mu karere ka Huye aho abasore bigaga, cyane ko nizo yigaga muri Amateka, Jizo yiga muri kaminuza yahoze ari nkuru y'u Rwanda, ari kaminuza y'Ubutare, naho Safi we yigaga Igitwe, gusa akaba yarakundaga kuba ari i Huye mu muryango we. Nizo ubusanzwe mbere ya 2007 yari asanzwe afite itsinda yabagamo, bidateye kabiri ahura na Jizo. Nyuma nibwo bahuye na Safi nawe wari usanzwe afite mugenzi we baririmbanaga, bose bafata icyemezo cyo gukora itsinda rimwe rya Urban Boyz. Ubwo bari abasore batanu bari bagize itsinda rya Urban Boyz, ubwo bari Linoji, Scotty, Jizo, Safi ndetse na Nizo. Aba bose uko bari batanu bahise batangirana n'indirimbo muri 2007, bose yabahuje uko bari batanu bayita icyicaro. Nyuma y'igihe gito batangiye gukorana ari itsinda ry'abasore batanu bagize itsinda rya Urban Boyz. Bigeze mu mwaka wa 2008 nibwo iri tsinda ryahise ritandukana, hasigara abasore batatu gusa. Ubwo ari havuyemo Scotty ndetse na Linoji, hazigayemo Jizo, Safi ndetse na Nizo. Icyo gihe bahise batangirana n'indirimbo yabo ya mbere bise Sindi Ndyarya, akaba ari nayo ndirimbo yatumye bamenyekana cyane. Bigeze mu mwaka wa 2009 iri tsinda ryafashe icyemezo cyo kwerekeza mu mujyi wa Kigali. Bavuye i Huye bambuka Nyabarongo bajya gukorera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko bari bavuye iwabo i Huye aho bari bafite abafana benshi biga muri kaminuza yahoze ari nkuru y'u Rwanda, ahubwo berekeje w'abandi mu mujyi wa Kigali. Bari ibyamamaye i Huye, ariko i Kigali amazina yabo ntago yari amenyerewe cyane. Wibuke ko Kigali ariyo yafatwaga nk'igicumbi cya muzika, abahanzi benshi niho babarizwaga. Usibye ko no muri iki gihe ariko bimeze. Ibi byatumye abasore bari bafite indirimbo yabo Sindi Ndyarya yari ikunzwe, bafata icyemezo cyo kujya mu mujyi wa Kigali, baramamara ndetse bubaka n'izina muri muzika nyarwanda. Nyuma yo kwisanga ari batatu ntago bigeze bacika intege, ahubwo itsinda rya Urban Boyz ryakomeje gukora kuva muri 2009 binjiye mu mujyi wa Kigali batangiranye n'indirimbo Sindi Ndyarya. Indirimbo rero ikaba ariyo yatumye mu mujyi wa Kigali bikunda kuba bawufatisha. Nyuma bagiye bakora indirimbo nyinshi zinyuranye zaborohereje kuba bakuza album zigera kuri 6 zose. Muri izo album 6 nta nimwe bigeze barangiriza mu karere ka Huye aho batangiriye umuziki. Album yabo ya mbere yitwaga Icyicaro, izindi zakurikiyeho ni Gatebe Gatoki, Ishyamba, Rugamba, Kelele ndetse na Adamu na Eva. Iyi album yitwa Adamu na Eva bayimurikiye abakunzi babo muri stade Amahoro i Remera. Nyuma yo gukora izo album zose zigera muri 6 bahise batangira kwagura imipaka, batangira gukorana n'abandi bahanzi benshi baturuka hanze y'u Rwanda. Ku ikubitiro bakoranye n'umuhanzikazi wo muri Uganda witwa Jackie Chandiru. Bakoranye indirimbo yitwa Take It Off, akaba ari indirimbo yamamare cyane haba mu Rwanda ndetse no muri South Africa. Nyuma y'uyu muhanzikazi Jackie Chandiru, aba basore banakoranye indirimbo nanone yitwa Tayari n'umuhanzi witwa Iyanya. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko banakoranye na Timaya indirimbo yitwa Show Me Love. Babonye ko ibintu bimeze neza bahise berekeza no muri Uganda nanone bakorana n'itsinda ryari rimeze neza muri icyo gihe rya Good Life. Iryo naryo ryari itsinda ryitwa Good Life, ryari rigizwe na nyakwigendera Radio ndetse na Wizo. Nibutse ko uyu Wizo ari we washakanye n'umunyarwandakazi Teta Sandra, naho Radio we yitabye Imana mu myaka yashize. Iri tsinda rya Urban Boyz rihuye n'itsinda rya Good Life ryo muri Uganda, bakoze indirimbo yitwa Pete Kidole. Ariko batarava Uganda nanone barongeye bakora indirimbo na Yakibenda, indirimbo bise Nipe. Hanyuma bakivayo berekeza mu Bujumbura, naho bakorana indirimbo na Satbi yitwa Urankirigita. Itsinda rya Urban Boyz ni kenshi ryagiye rigaragara mu bikorwa biremereye nyuma y'imyaka mike bari bamaze batangiye umuziki nk'abasore batatu bari bagize itsinda rimwe. Ubwo ngubwo ibyo twavuga mu bikorwa bakoze arimo nko kuba bari bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda babashije kurira rutemikirere bagiye gutarama mu bitaramo bitandukanye hanze y'igihugu. Urban Boyz yitabiriye ibitaramo bikomeye, bararirimbana n'abahanzi b'ibyamamare. Muri abo bahanzi harimo abahanzi bo muri Afrika nka Burna Boy, Iyanya, Victoria, Baby Cool, Radio na Wizo bari bagize itsinda rya Good Life ndetse na Shibu. Urban Boyz bitabiriye bimwe mu bitaramo bikomeye mpuzamahanga, aho uretse East Africa Party banaririmbye nanone muri Uganda, Burundi, Kenya. Ntabwo ari mu karere gusa ka Afrika y'Iburasirazuba baririmbyemo, kubera ko nanone bitabiriye ibitaramo binyuranye ku mugabane w'i Burayi. Urugero nk'igitaramo bakoreye mu Bubiligi n'icyo bakoreye mu Busuwisi muri 2015.
Urban Boyz yitabiriye amarushanwa menshi yagiye atwariramo ibikombe bikomeye byari biremereye, kandi kubera ko baga bahanganye n'abandi bahanzi byatumaga abahanzi bakomeza kuzamura urwego rwawo, bakagenda bagaragaza ko ari itsinda rifite imbaraga n'ibihangano byinshi kandi binakomeye. Urban Boyz bitabiriye amarushanwa anyuranye, ari nako bagenda batsindiramo ibihembo bikomeye. Bivugwa ko batsindiye ibihembo bigera muri 11. Reka turebere hamwe bimwe mu bihembo iri tsinda rya Urban Boyz ryatwaye twakwita ko byari bikomeye. Muri 2009, 2012 ndetse na 2013 bagiye batwara ibihembo byinshi bya Salax Awards. Mwibutse ko iyi Salax Award ariyo ubwa mbere yatangiye mu Rwanda kujya itanga ibikombe. Abahanzi benshi rero batangiye gukora umuziki bose baga bashaka kuzatwara ibihembo muri Salax Award. Nko muri 2009 iri tsinda rya Urban Boyz ryagizwe groupe nziza y'umwaka, Best Group of the Year muri Salax Award. Bigeze muri 2012 batwaye ibihembo bigera kuri 4 byose muri aya marushanwa ya Salax Award. Icya mbere batwaye ni icya groupe nziza y'umwaka, Best Group of the Year. Icya kabiri ni icy'umuhanzi mwiza w'umwaka, Artist of the Year. Icya gatatu ni icy'umuhanzi w'umugabo mwiza w'umwaka, Best Male Artist of the Year. Igihembo cya kane batwaye muri 2012 muri Salax Award ni Best Video of the Year, cyangwa se indirimbo ifite video nziza y'umwaka. Bigeze muri 2013 nanone basubiye muri Salax Award, barongera bahigika abandi bahanzi batwaramo ibihembo bigera kuri 3 nanone. Barongeye bagirwa groupe nziza y'umwaka, Best Group of the Year, barongera batwara ikindi gihembo cya Best Video of the Year, video nziza y'umwaka, barongera batwara n'igikombe cy'indirimbo nziza y'umwaka. Muri 2013 nanone aba bahanzi bitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, ubwo ryari rigiye kuba ku nshuro yaryo ya gatatu, ahangaha babaye aba kabiri. Mwibutse ko iyi Primus Guma Guma Superstar yari yatangiye muri 2011 ubwo yegukanwaga na Tom Close, muri 2012 yegukanwa na King James, hanyuma bigeze muri 2013 yegukanwa na Riderman. 2014 nanone iri tsinda rya Urban Boyz bitabiriye ibihembo muri Hip Hop Music Award East Africa Super Hit. Iki gihe bari bahetswe n'indirimbo yabo yitwa Tayari, bari barakoranye na Iyanya. Bigeze 2014 iri tsinda rya Urban Boyz nanone bitabiriye iserukiramuco rya Gidi Culture Festival, binatuma bajya kuririmbira muri Nigeria. Bigeze 2015 Urban Boyz yatsindiye igihembo cya video y'ukwezi y'indirimbo Soroma Nsorome, ubwo hari mu kwa karindwi muri 2015. Bigeze muri 2016 itsinda rya Urban Boyz ryari rimaze kuba itsinda rikomeye rifite indirimbo nyinshi zakunzwe kandi zizwi n'abantu bose. Byatumye ubwo bageraga mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar bari bongeye kwitabira nanone. Aba bahanzi baririmbiye abanyarwanda babashije gukurikira ibitaramo bya Primus Guma Guma Superstar, ibitaramo cyane ko byazengurukaga uturere hafi ya twose tugize igihugu. Iri tsinda rya Urban Boyz birangira ryegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya gatandatu. Ubwo batwaraga iki gihembo cya Primus Guma Guma Superstar batsindiye miliyoni zigera kuri 24 z'amanyarwanda. Urwo ni urugendo rw'itsinda rya Urban Boyz mu bijyanye n'umuziki. Ariko nanone ku bijyanye n'imikurire y'umuziki wabo, cyangwa se uko umuziki wabo wagendaga ukurikiranwa, aba bahanzi ntago bagiye bagira abamanager benshi cyangwa se abareberera inyungu z'umuziki wabo. Kubera ko muri 2008 iri tsinda rya Urban Boyz ubwo bari bakibarizwa mu karere ka Huye, bari bafite umujyanama witwaga Tupac wabafashaga gukurikirana ibihangano byabo, cyane ko baniganaga i Huye. Bakigera i Kigali, aba basore bahuye na Muyoboke ku itariki 6 z'ukwa mbere muri 2012 basenyanye amasezerano y'umugabo. Ariko ntago batindanye kuko baje gutandukana nyuma y'umwaka umwe gusa, dore ko batandukanye tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu muri 2013. Kuva muri 2012 aba basore bahise bashinga studio bayita Super Level, birangira banasinyanye amasezerano na Richard Nsengumuremyi wahise aba umujyanama wabo guhera muri 2014. Niwe mujyanama bakomezanyije. Iri tsinda rya Urban Boyz ryagiye rica muri byinshi, byagize ingorane nyinshi mu rugendo rw'umuziki wabo. Urugero nko muri 2007 ubwo bitabiraga ibitaramo bya Nkunda umuziki nyarwanda, aba basore bavuye i Huye berekeza i Kigali bashaka kubona amahirwe yo kuba barimba muri ibi bitaramo. Bavuze ko kugira ngo babone stage byasabye ko abantu bafite izina rikomeye muri icyo gihe babavuganira kugira ngo bemererwe kuba bajya ku rubyiniro. Muri icyo gihe byarakunze, bararirimba, binatuma abanyakigali bamenya iri tsinda, nubwo ryari risha mu bandi bahanzi bari bamaze gufatisha cyane mu mujyi wa Kigali. Iri tsinda nanone rya Urban Boyz tukivuga ku rugendo ryagize rutari rworoshye. Abasore bagiye bavuga ko uwitwa Dr Jack ari we wabashushanyize cyangwa se wabigiye uburyo bazajya bakoramo. Muri icyo gihe Nizo yari umuraperi, ariko uyu Dr Jack ababwira ko byaba byiza Nizo agiye aririmba akareka kurapa. Nk'abumvise indirimbo yitwa Sindindyarya iri tsinda rya Urban Boyz ryatangiriyeho, Nizo yararapaga. Nyuma yaho bagihura na Dr Jack niwe wababwiye uko bagomba kuzajya bakora umuziki wabo kugira ngo ukundwe. Nibwo Nizo rero yahise atangira kuba umuririmbyi avuye muri rap. Hanyuma
Safi nawe amubwira ko byaba byiza ajya baririmbira chorus cyangwa se inyikirizo Humble Jizzo ahubwo akaba ari we uzanamo verse zigiye kumera nka rap. Iri tsinda rya Urban Boyz ni urugero rwiza rw'uko umuziki utanga amafaranga, cyane ko aba basore bamaze gukora ibyo bigwi byose, bamaze gukora uwo muziki wose, bamaze gukora izo ndirimbo zose, bagiye bibikaho imitungo myinshi kandi bigaragara ko ari abasore bafite amafaranga, cyane ko bamwe muri bo bagiye batunga imodoka zabo ndetse n'amazu, byose bari barabikuye mu muziki. Umunyarwanda ati ntagahora gahanze. Iri tsinda ryari rimeze neza, ryari rifite indirimbo nyinshi, haba izo bakoze bo ubwabo, haba izo bakoranye n'abanyamahanga, ryari rimaze gutwara igikombe gikomeye cyane cyafatwaga nk'igikombe cya mbere mu Rwanda, igikombe cyagaragazaga ko umuhanzi ari uwa mbere. Ubwo ndavuga igikombe cya Primus Guma Guma Superstar bigeze muri 2017 ku itariki 4 z'ukwa 12. Safi Madiba, umwe mu bagize itsinda rya Urban Boyz, yatangaje ko avuye burundu muri iri tsinda kandi ko atazarigarukamo. Muri iki gihe abantu bakudaga iri tsinda barababaye ariko bariyakiye. Ubwo itsinda rya Urban Boyz ryatangiye rigizwe n'abasore 5, hakavamo 2, nyuma hagasigaramo ari 3, Humble Jizzo, Safi ndetse na Nizzo. Bari bavuyemo Safi, ngo bivuze ko ari hasigaye Nizzo ndetse na Humble Jizzo. Abo basore bombi nabo baje gutandukana nyuma yaho kuko ntago bari gukomeza gukora umuziki ari 2 gusa. Humble Jizzo niwe wahise akomeza ibikorwa by'umuziki we nanone ariko gake ugereranyije na Safi wakomeje umuziki nkaho nta cyabaye, agasohora ibihangano byinshi. Nizzo we iri tsinda rimaze gutandukana yahise asa nkaho acicitse cyane. Muri uyu mwaka uri gutangira nibwo uyu muhanzi Nizzo yatangiye kugenda akora ibiganiro ku ma YouTube channel asa n'uri kugaruka muri entertainment. Ibi byose byatuwe n'amashusho yari yagiye hanze amugaragaza ari kumwe n'umukobwa witwa Queen Lingo. Uyu akaba yarasanzwe ari umukinnyi wa film, yari yaramenyekanye cyane kubera ko yakinanaga na Regis. Uyu Regis nawe akaba yari umukinnyi wa film. Byavugwaga ko aba bombi bashobora kuba bakundana, ubwo ndavuga Regis ndetse na Queen Lingo. Akaba ari nabyo rero byateje impagarara cyane ubwo uyu Queen Lingo yagaragaraga mu mafoto ari kumwe na Nizzo bigaragara nkaho bakundana, ariko aba bombi barabihakanye bavuga ko ari content bagiye kuzajya bikorera zo kuri YouTube. Nuko byatangiye. Gusa nyine icyiza nuko iri tsinda ryongeye gusubirana. Iri tsinda rya Urban Boyz icyumweru gishize nibwo ryageze ku kibuga cy'indege cya Kanombe nyuma yuko bari batumiwe mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival. Abangaba bagiye kongera guhura nyuma y'imyaka 8 yose bari bamaze badakorana. Bivuze ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2026 ariko bazabongeye gutaramira abanyarubavu nyuma yuko mbere yuko basezera mu Rwanda. Nanone aba bahanzi igitaramo cya nyuma bari bakoze muri Primus Guma Guma Superstar bari basoreje mu karere ka Rubavu, nanone baje gusubukurira aho basubikiye. Mbere yuko bagenda niho bataramiye, bakigaruka niho bagiye gutaramira. Ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival bavuze ko bizatangira ku isaha y'isa 6 kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Ubwo ni nayo nshuro ya nyuma y'ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival by'umwaka 2026. Nitwa Elize Taiga, mugire ibihe byiza.